Yes, nongeye kubasuhuza nshuti bakunzi bacu mujyama kudukurikira umunsi ku munsi. Wowe udahema gukurikirana ibiganiro bya Cardinal TV uko bukeye nuko bwije aho uri hagiye hatandukanye. Ndagusuhuje cyane. Dore breaking news igezweho irimo kuvugisha abantu benshi ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye, comment zigiye zitandukanye bari gukomeza kuzandika kubera uyu mugabo cyangwa se uyu meya wa Nyanza yaje kuba yakora amahano. Bamwe baje kuba babifata nk'amahano, abandi bati uyu mugabo sinzi ubanza yanarwaye mu mutwe, ibintu yakoze nta nubwo binabaho. Inkuru iteye gute rero? Mu karere ka Nyanza ni meya wa Nyanza yaje kuba yafata inshoreke ayijana mu biro bye, yifotoreza ku ntebe ye, arangije arapostinga. Bamwe bati ese iyi foto ninde wayifotoye? Ese iyi foto uyu mugore cyangwa se bamwe bari komeza kumwita indaya ya meya, ninde waba warafotoye iyi foto akayishira ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye, by'umwihariko ku rubuga rwa Facebook? Bamwe bati iyi foto wasanga ari meya wanayimufotoye akaba yayipostinga. Abandi bati urukundo narwo nimumye, urukundo ruteza abantu gukora ibyo batakagombye gukora. Yes, ni inkuru rero tugiye kurebera byinshi kuri iyi nkuru. Ese uyu mumeya byaba bigenze bite? Baravuga ngo umugabo uko yaba ameze kose, nubwo yaba ari hejuru mu bicu akibasira abagore cyangwa se agakunda abagore, ashidwa hasi. Ubu meya tuvugana yamaje kuba yakirukanwa ku mwanya wa meya, ubu ari kurira mu bigori, ari kurira iyo kwarika. Uti inkuru imeze gute rero? Bana nanjye muri aya makuru agezwe kuri aya masaha, musaba kuyageramo uruhare na rundi ruhare, kanda kuri buto subscribe, ukore like, share, comment kugira ngo breaking news cyangwa se amakuru nk'aya ngaya ujye uyabona mu bambere. Njye mujye kubana muri aya makuru, nitwe Pacifique ubagezaho iyi breaking news igezweho kuri aya masaha. Nkwaye ikaze rero. Yes, ngayo nguko rero nta yindi nkuru irimo kuvugisha abantu benshi ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye. N'uyu mumeya waje kuba yafata inshoreke ye akayijyana mu biro ku ntebe ye ya meya, yarangiza akayicaraho akifotoza akita apostinga ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye. Iyi ni inkuru yaje kubabaza abayobozi bagiye batandukanye hano iwacu Rwanda, ku buryo bahise bafata umwanzuro kuba bakirukana meya akava mu nshingano yari arimo. Comment zigiye zitandukanye n'abayobozi bagiye batandukanye bati umuturage usanzwe noneho byongeyeho inshoreke ya meya akayisimbuza, akajya kuyicaza mu ntebe ihabwa umuyobozi w'akarere ka Nyanza. Ni ibintu byakomeje gutungura abantu benshi cyane. Meya yakomeje kugarukwaho n'ibitangazamakuru bigiye bitandukanye. Mw'abantu mwe mujye mureba agaciro meya afite. Nta muntu wapfa kwicara muri iriya ntebe ari umuntu upfuye kubaho, utarabikoreye, utari meya, byongeyeho akaba ari indaya ye. Ayo ni amakuru rero ari gukomeza gukora ko n'ibitangazamakuru abantu bari gukomeza kubigarukaho umunota ku munota, isaha ku isaha, n'ayandi mafoto ari gucicikana ku mbuga nkoranyambaga. N'uriya mugore wagaragaye yicaye mu ntebe cyangwa se wagaragaye yicaye mu biro bya meya, ari kuri imbere ya mashine nk'uko uri kubona muri screen yawe, yicayemo aho meya yakagombye kuba yicaye, ari kuri mashine n'ibirango by'igihugu bihari. Arangije arapostinga amafoto arimo gukwirakwira ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye. Iri ni ishano ryaguye hariya mu karere ka Nyanza. Bamwe babifashe nk'ishano, abandi babifashe nk'ibintu bikomeye cyane, nk'ibintu bitunguranye cyane bitagagombye kubaho hariya mu karere ka Nyanza. Amakuru rero arimo kugenda agarukaho, biravuga ko uyu nguyu yari umugore wa Nyanza cyangwa se yari umugore wa meya w'akarere ka Nyanza, yari inshoreke. Bamwe bari gukomeza kubyita amagambo agiye atandukanye, umwita indaya, umwita inshoreke, uko uramwita kose nta kibazo, ariko ntago yari umugore wa meya byemewe n'amategeko, ahubwo yari inshoreke. Bivuga ko yagiye kumureba mu biro bisanzwe nk'abantu bari bakundanye, yagera mu biro meya nawe akaza kuba
yamuha umwanya wo kwicara muri biriya byubahiro bye. Bivuga ko meya ariwe waje kuba yanafotora aya mafoto akanayapostinga ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye. Bamwe bati urukundo ntabyo rutagukoresha, urukundo nta kintu rutagukoresha, wakora buri kimwe cyose, ariko dore ibi mubayeho. Ese wowe urakundana ku buryo ushobora kugera ku rwego rwo kuba wakora aya mahano? Bamwe bati igitsina gore cyangwa se iyo wageze mu bagore uko waba umeze kose usubizwa hasi, waba uri hejuru igitsina gore kigushira hasi. Ngahe nguko rero dore ibibaye kuri meya, atakaje akazi kubera iyi nshoreke. Ese iyi nshoreke iraza kumushakira kandi kazi ashobora kuba yakora, cyangwa arakomeza azengerere mu rugo? Reka mbashimire mwewe tubanye muri aya makuru nk'ibisanzwe, by'umwihariko wowe wagizemo uruhare ukaba wakanze kuri subscribe. Ndagushimiye cyane, ukomeze kugira byiza. Njye mwari kumwe na Pacifique, reka dusubire mu makuru yacu ataha. Ndabakunda cyane, Imana ibarinde. Ciao ciao.